Umuhigi yarazindutse cyane ajya gushaka umuhigo, yaragiye rwose yizeye ko ari bubone umuhigo kandi agenda azindutse ajya gushakira mu ishyamba ryari hafi ye kandi ryari ishyamba rinini cyane. Yakundaga gufatamo inkwavu, ibiguruka, inkware n'ibindi byose biribwa byari biri muri iryo shyamba. Yaragiye ageze mu ishyamba, akigenda yanyuze ku gihuru yumva harimo ibintu biri gushwaraganya. Yitegereje neza yanabanga icumu rye kugira ngo niba ari inyamaswa ahita yahuranya. Yari yarebye asanga ni igisiga, ariko kikaba igisiga kiribwa. Abona cyafashwe mu gihuru ndetse rwose amababa yacyo yafashwe mu gihuru, amaguru yacyo yafashwe mu gihuru kitabona uburyo kivamo. Cyari kimaze akanya kandi kirimo kinyagambura ku buryo bigaragara ko cyabuze uburyo kivamo kandi kimaze kunanirwa. Umugabo yarakibonye ahita avuga ati ndatomboye, mbonye umuhigo wanjye hakiri kare ntavunitse, reka nkifate rwose ngishyire mu kantu kijyane njye kukibaga, ifunguro ry'umunsi ryabonetse. Atuba umugore ndasanga yatetse ubugari bumeze neza, atuba agasosi kabonetse kandi kabonetse kare, ndajya no gukora ibindi nta kibazo ngize kandi ngize amahirwe Imana yampaye ngize amahirwe mbona umuhigo hakiri kare. Akoramo cya gisiga yitonze, ahita agishandika agishyira mu gatebo mu gatete yari afite, arakijyana agikubita urutugu arakijyana. Ageze mu nzira cya gisiga kiramubwira kiti urakoze cyane kunkura muri kiriya gihuru nari nafatiwemo, ariko se kutandeka ngo nigendere ko ntazi uri kujya, ko aho ugiye atariho ngiye. Umuhigi arakireba arakibwira ati sinkurekura rwose, nabonye umuhigo wanjye hakiri kare, bityo rero umenye ko rwose ntari bukurekure, ubu ndakujyanye ndakurya. Igisiga kirumirwa gitangira kugira ubwoba, hanyuma rero kishakamo akanyabugabo gitangira kuganiriza wa mugabo. Kiramubwira kiti rwose wa mugabo we, burya mu buzima abantu duhura n'ibizazane bitandukanye ndetse burya tukanahura n'ibindi bintu byiza byagiye bidushimisha. Ati mba nibuka ibihe byiza nagize, ati no kuri wongeye rwose, ariko burya singiye gupfa mbabaye, ahubwo ngiye gupfa nishimye. Kiti muri aya masomo y'ubuzima nizemo, muri ubuzima nabayemo bugiye kurangira mu kanya kari buze, nize ko burya nta muntu ugomba kwizera amagambo. Burya amagambo aba ari nk'igikonoshwa kirimo ubusa, kandi kwizera umuntu ukizera n'amagambo ye burya uba uri kugenda mu nzira ugenda buhumyi utazi neza icyo ushaka gushya warura. Burya amagambo rwose ntukayizere. Icya kabiri nize muri ubu buzima n'igihe cyose nabubayemo ni uko ntagomba kubabazwa n'ibyagenze nabi mu buzima, ahubwo ubuzima niyo byagenze nabi ngomba gukomeza nkakazanya, nkasiga bya bindi rwose, ku buryo bya bindi byagenze nabi bitagomba kunkoraho, ahubwo nkakomeza kwishakamo ibyishimo by'igihe kirekire, kuko nawe amasomo y'ingenzi n'igihe muri ubu buzima nawe uko byagenda kose uzayigireho. Umugabo n'agasuzuguro kenshi aturakoze, ariko ku mutima we yumvaga ko ari ibitabapfu by'icyo gisiga kubera ubwoba cyari kigiye gupfa cyari gifite. Barakomeza bageze imbere, kiramubwira kiti se wa mugabo we, ndamutse nguhaye impano iratuma uhita uva muri ubu bukene urimo ukaba umukire ukaba umuherwe, sibuka amateka wamiki. Umugabo ati rwose uramutse uyimpaye nakurekura, waba ungiriye neza ndetse rwose waba unkoreye igikorwa ntazigera nibagirwa mu buzima. Igisiga kiramubwira kiti rero igihe nari nagiye ibwami ndimo gushaka icyo kurya no gushakira abana banjye, naritegereje neza mbona ahantu haguye zahabu y'ikirenga rwose nini cyane, narayiteruye nyishyira mu cyari cyanjye kandi nyiguhaye yakugirira akamaro, naho njyewe nibuye ntabwo narirya kandi sindi n'umuntu ngo hari icyo narikoresha, sinanarigurisha niba mpa amafaranga ntacyo nayamaza, ariko ndiguhaye wowe ryakugirira akamaro. Umuhigi bukubita mu gutwi arakibwira ati gira vuba rwose ndangiriwe zahabu ndakurekura rwose. Igisiga rero kiti ndekura njye kuyikuzanira ndagusanga. Umuhigi agira vuba ahita akirekura, yizeye ko kiri buguruke kikajya kumuzanira ya zahabu mu cyari cyayo.
hanyuma kikayamuzanira akiyikirira. Igisiga arakirekura, kigeze mu kirere kijya aho hafi ye ku ishami ryari rihari ry'igiti kirahicara. Umuhigi arakibwira ati rero kutahaguruka ngo ujye kunzanira zahabu wambwiye. Cya gisiga cyitonze kiramubwira kiti wa mugabo we ntiwiga, ati mu kanya kashize nakubwiye ko utagomba kwizera amagambo. Ati rwose amagambo burya ni ikintu kirimo ubusa, kandi kwizera amagambo y'umuntu nibyo bivamo isoko yo kubabara no kubabazwa n'umubiri. Burya rero ntibagombaga kwizera amagambo yanjye, kuko amagambo yanjye rwose cyari ikintu kirimo ubusa. Kandi rero ntukazapfe no kwizera amagambo niba wavuga ko ari amagambo y'inshuti yawe, wa wundi utakubeshya. Jya uyagenzura witonze, ukore ku buryo utari bumukomeretse no kumuhemukira, ariko burya ubasha kugiraho amakenga. Burya amagambo si ikintu cyo kwizerwa. Jya wizera ibikorwa, kuko ibikorwa nibyo bitabeshya. N'aya magambo buri gihe cyose aba asize umunyu, akaba asize amavuta agaragara neza aryoheye amatwi, ariko ibikorwa ntabyo, kandi aganisha ku kubeshya n'ibinyoma. Umuhigi ahita arakara, avuza induru aravuga ati wambeshye wa kintu we, ati ubu rwose nari nizeye ko ngiye kwenura umuhigo, ati ni ntawubonye kare none wambeshye. Atangira kugira uburakari bwinshi. Cya gisiga gihita kimubwira kiti ariko wa mugabo we ntiwiga, ati n'isomo rya kabiri naguhaye ryo kumva ko ibintu byagenze nabi mu buzima utagomba kubirakariramo, ati kuko bigusigira igikomere n'umubabaro mwinshi, kandi ugomba kubirengaho ugasiga inyuma ugashaka ibindi. Umuhigi mukubita mu gutwi, koko yumva ko atatekereje neza, kandi ko atagomba kubabazwa n'ibyo, ahubwo asubira mu ishyamba gushaka undi muhigo, yishimye arimo aseka. Burya isomo ry'iyi nkuru, mu buzima tubaho kenshi twizera inshuti zacu, tukazizera mu magambo gusa, zikatubwira amagambo aryoheye amatwi, zikatwigisha byinshi mu buzima, tukazizera, tukaziha ibyacu byose, tukaziha umubiri wacu, ubusugi bwacu, ubumanzi bwacu, ukwizerwa kwacu ndetse n'umutima wacu. Ariko iyo ziduhemukiye zidusigira ibikomere bikomeye cyane, kandi ibyo bikomere bidapfa komorwa n'abaganga basanzwe. Bityo rero mu buzima jya umenya kugereranya ibyo wumva, ubigereranya n'ibikorwa urimo kubona. Ibikorwa ari byo ushyira imbere kurusha amagambo, kandi burya nawe ntugashyingire ku magambo uyabwira inshuti yawe cyangwa undi muntu ubugirira akamaro, ahubwo jya ugerageza kubyerekanisha ibikorwa. Ibikorwa burya nibyo by'ingenzi kandi birabara. Niba mu buzima bwawe hari icyagenze nabi ntikikakwicira ibyishimo, burya ubu buzima ni butoya, ntukaba mubabaye, ahubwo jya ubisiga inyuma, wige kubaho buri gihe uri mu byishimo, uri mu munezero. Umunezero niyo soko ya byose, kandi umunezero niwo uzatugeza kuri byinshi. Wiba imbata y'amateka, wiba imbata y'ahashize. Burya ubuzima niko bugenda iteka, buzamo birantega, bukazamo kubeshywa, guhemukirwa n'ibindi, ariko ibyo byose ugomba kubisiga inyuma. Ntiwiruka ku byashize, ahubwo byigireho, bibashe kukwigisha uko ejo uzitwara. Burya ejo hazaza niho haheshe ibyishimo byawe, ubukire bwawe ndetse n'urupfu rwawe. Ugerageze rero kuhinjirana ibyishimo, utahinjiranye mu kushuka umutima watewe n'abandi. Burya abandi ntibaguha ibyishimo bya nyabyo, ibyishimo bya nyabyo biri imbere muri wowe. Ugerageze rero kubishaka, ugendera ku magambo, wigendera ku magambo gusa, ahubwo ugendera ku bikorwa. Kandi ibyashize, ibyahashize wibyubakiraho, ahubwo byigireho, bikubere isomo ryo kubaka ejo hazaza. Ndakubwira nti ushaka inkuru zivuga ku buzima zitandukanye, wasura ikinyamakuru cyacu cya wa#ubuzima-info.rw. Ni ikinyamakuru cyiza cyane cyigisha ku buzima, kikandikwaho inkuru zitandukanye zivuga ku buzima, uburyo warinda ubuzima bwawe, uburyo wabungabunga, ndetse uhakora n'ubujyanama butandukanye, ugasobanukirwa byinshi ku ndwara n'uburyo wazirinda. Ndakubwira nti ugire ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze.